burya iyo hakiri amahirwe umuntu wese aragerageza. Uzarebe iyo bagiye gushaka akazi, iyo bagiye gushaka akazi baravuga ati abarangije kaminuza babanze, ati harabura imyanya 10, ati n'abarangije segonderi bazi. Burya niyo waba warabaga uwa nyuma ariko diplome warayibonye uba ugifite amahirwe. Mwene data aho uri hose ndagusuhuje ndetse nkwaye ikaze muri Holy Inspiration y'uyu munsi. Ndagira ngo nkumenyeshe ikintu gikurikira ndetse gikomeye cy'ingenzi cyane. Waba uri umuntu ukomeye, waba uri umukene, waba uri umukire, waba se uri umuntu utifashije, waba ufite ibigeragezo, waba ubabaye, waba wishimye muri aka kanya uri kumva, waba se unezerewe uri kwishima hejuru y'abanzi bawe, yaba se abanzi bawe bari kukwishima hejuru, waba se uri kwicira isazi ku jisho wabuze icyo urya, ariko ndagira ngo nkubwire, niba uzi neza ko uri umuntu mubi, ukaba uzi ko nawe uhemukira abandi, ukaba uzi ko ushaka kuba uri umurozi, ukaba uzi ko ushaka kuba uri umwicanyi, ukaba uzi ko ushaka kuba uri n'umusambanyi, ukaba uzi ko ushaka kuba uri umugambanyi, ukaba uzi ko ibyiza byawe ari bike cyane kuruta ibibi byawe, ndetse ukaba uzi ko uhorana ishyari muri wowe, wumva ko nta muntu wakubanaho amahoro, ndetse ibyo byose bikaba byakubayeho, nawe hari ibindi byawe wikoreye. Nkuzaniye inkuru nziza. Waba uri umujura, waba uri umwicanyi, waba uri umusambanyi ruharwa, waba uri iki, uri mbese igihazi, inkuru ikomeye nkuzaniye ni uko hakiri amahirwe yo guhinduka. Ushobora kureka ibyo byose, ibyo bibi byose, ugatangira ubuzima bushya, ukaba umuntu mwiza, ukabona isi y'umucyo, ukabona uburyo Imana igira neza, uburyo Imana yaremanye umuntu urukundo, ikamwishimira, ikamuha ubumuntu, ikamutandukanya n'ibibi, nubwo bwose ibibi bikomeza kumugendaho kugira ngo bimubuze kuzagera ku muhamagaro Imana yamuhamagariye. Ubundi Imana yaremye umuntu kugira ngo azagere ku kigero nk'icyayo, ikigero gikomeye kiri hejuru, aho Imana izajya imubona ikamwishimira, nk'uko umubyeyi yishimana umwana we. Niyo mpamvu wowe uri muri ibyo bibi bidashimishije, nawe koko utekereza ukumva birakubangamiye, wenda abantu ntibabizi, ubikora rwihishwa, ariko hari amahirwe wahinduka. Ibyo wangije wakongera ukabisana. Burya ikintu cyose cyangiritse cyakongera kigasanwa mu gihe umuntu agihumeka, kuko guhinduka nicyo cya mbere. Utera intambwe ya mbere ukamenya ko Imana yakuremye igukunze, kandi Imana ari nziza, Imana yuzuye urukundo, Imana yuzuye ubugwaneza. Uri ku ruhande rubi, urimo uragerageza gutandukana n'Imana yakuremye igukunda. Kandi ubu buzima turi kubaho, turi mu mubiri upfa, ni buto cyane. Ukeneye kureba ubuzima bw'iteka. Imyaka 50 y'umuruho, imyaka 80 y'umuruho, imyaka 100 y'umuruho. Hari ubuzima bw'iteka bwiza. Wahinduka. Haracyari amahirwe, ndetse haracyari andi mahirwe menshi yo kubitekerezaho, ugahinduka, ugatangira inzira yo kuba umuntu mwiza, ndetse ukisunga abatubanjirije. Hari abantu benshi bagiye bakora ibyiza, nawe wabyigiraho. Ndagira ngo rero ngushimire muri Holy Inspiration y'uyu munsi. Nari nkuzaniye icyo gitekerezo ngira ngo
abantu bose mbabwire muri rusange, twese turizi muri iyi si tuba dukeneye burya guhinduka ku giti cyacu, kuko burya ntabwo njye nakubwira ngo uhinduke utabishaka ngo uhinduke, ariko nshobora kukubwira ngo uhinduke wari uri no kubitekereza bikagufasha kukumotiva, nyine bikakumotiva ukagera ku ntsinzi yawe, ukaba koko warahindutse, waragize ikintu kibi wigobotora, kuko hari ibintu byinshi cyane ku isi bibangamiye abana b'u Rwanda, bibangamiye abana b'Abanyafurika, bibangamiye abantu batuye isi. Abantu dutuye ku isi twese Imana iradukunda kandi yifuza ko twakora ibyiza tukabana mu mahoro, ndetse tukagarura benshi cyane bayobye. Hari abantu benshi bayobye badatekereza ko ibibi n'ibyiza ari ibyo gutandukana. Burya ikibi ntabwo cyagakwiye kubana n'icyiza, ntabwo bibaho. Ibyo bintu biba bigomba gutandukana kugira ngo habeho umurongo ngenderwaho, abantu bareke kugera aho basayisha ngo batekereze ibintu byarenze umurongo. Twese tugomba kubaho dufite kugirana inama, kuko turi sosiyete irimo abantu benshi, abantu batandukanye. Biba bisaba kugira ngo buri wese agire uruhare rwe, atekereze, dusabe Imana ubwenge. Bibiliya muri Yakobo haravuga ngo gusaba Imana ubwenge ngo izaguha. Njye nkunda gukoresha amagambo yo muri Bibiliya kuko ni amagambo meza cyane y'ukuri, ndetse anamfasha, ndetse nzi neza ko namwe azajya abafasha, kuko Bibiliya ni igitabo cyiza cyane ku muntu ucyizera. Ni igitabo cyakuyobora, kikakuyobora gukora neza cyane, ndetse ukita no ku bugingo bwawe, kuko ubugingo nibwo ngenzi nk'uko mpora mbikubwira. Niyo mpamvu aho waba uri hose, waba uri umujura, waba uri ibandi, waba uri umutubuzi, ngewe unyumve Imirima Yera nkwaye ubuhamya bwanjye, nkubwira nti haracyari amahirwe yo guhinduka, kuko ibyiza wakora ubu ngubu byaruta ibibi wakoze. Rwose abantu wababaje wakongera ugashaka ukuntu baseka, ibintu wahombye, abantu wishe, nubwo bwose utabazura, ariko byibuze wakwatura ibyaha byawe ugasaba imbabazi, nawe ukaruhuka umutima, ukagira guca bugufi, ndetse ahari Imana yakubabarira, kubera ko hakiri amahirwe. Burya iyo hakiri amahirwe umuntu wese aragerageza. Uzarebe iyo bagiye gushaka akazi, iyo bagiye gushaka akazi baravuga ati abarangije kaminuza babanze, ati harabura imyanya 10, ati n'abarangije segonderi bazi. Burya niyo waba warabaga uwa nyuma ariko diplome warayibonye, uba ugifite amahirwe. Ubwo rero urumva nta muntu n'umwe uhejwe. Ndagira ngo tubyumve kimwe, buri wese yitekerezeho. Ntabwo ndi kubwira umuntu ku giti cye, wenda ngo ndi kubwira umuntu nzi, njye ndi kubwira umuntu wese uzumva ino video, cyangwa se akumva iyi audio, akumva n'amajwi yanjye, akavuga ngo iki kintu nagifatira umwanzuro, nanjye nkagira ikintu mpindura mu buzima bwanjye. Byibuze ku mitwaro 10 nikoreye nkakuraho umwe, ejo bundi nzakuraho n'undi, nk'uko bavuga ngo uko ruracira abagabanya. Murakoze cyane rero, Hore Inspiration nakagaruka.